ijambo. Thank you. Murakaza neza mwese abakurikiye God's Talent TV, amazina ni yandi rero duraha nkaba mbahaye ikaze mwese. No munsi nabazaniye umutumirwa mwese muraza kuza kuryoherwa. Reka tumwakire. Murabizi ko ntangira nakira umuntu mu buryo bwa muzike, nkaza kongera kumwakira mu buryo burambuye atwibwira cyane cyane. Umunsi turaza kuganira byinshi cyane muri kariyeri ya muzika, cyane cyane tubwira aba gospel, abantu bose ufite impano ariko aba witinye. No munsi turaza kuganira byinshi n'umutumirwa wacu. Reka tumwakire, ikaze. Nubwo bamicyubahiro n'ubutunzi bw'isi, sinabigura n'urukundo umukiza wanjye. Ndamukunda nawe arankunda, ibyo biramagije. Kubaho ari bihumuriza umutima wanjye. Nubwo bamicyubahiro n'ubutunzi bw'isi, sinabigura n'urukundo rw'umukiza wanjye. Ndamukunda nawe arankunda, ibyo biramagije. Kubaho ari bihumuriza umutima wanjye. N'uw'igikundiro n'inshuti nziza, urukundo rwe ruraryoshye kurenza ubuki. N'uw'igikundiro n'inshuti nziza, urukundo rwe ruraryoshye kurenza byose. Umutumirwa wacu w'uyu munsi, reka tumwakire. Amakuru Ni meza. Arakoze cyane. Reka twongere tumwakire yivuga n'ubundi amazina yose yibwira ko God's Talent TV mu buryo bwimbitse. Umwanya ni wawe. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Mahoro Sam. Ndakijijwe, navutse bwa kabiri. Hanyuma nkora muri ministry ya worship. Ndumuramyi, ndirimba mu itsinda rya Messengers cyangwa se Mose Worship Band. Hanyuma nkanakora nanjye ku giti cyanjye mfatikanya n'abandi baramyi. Ndumva ari ibyo. Murakoze. Sam, murakoze cyane. Ndakeka nabyumvise. Ikindi cyakubaza Sam, inkomoko yawe ya muziki cyangwa yo kuririmba wayitangiye ryari? Kuririmba kwawe wabitangiye ryari Sam? Kuririmba nabitangiye 2010, imyaka 10 irashize bitangiye. Imyaka 10 yose muri muziki. Nshaka ndabyumvise, imyaka 10 ni myinshi cyane. Sam, muri iyo myaka 10 ni ikihe kintu wabonye muri muziki cy'ingenzi cyane muri iyo myaka 10 ujya wibuka ko muziki ari ikintu gifatika cyane? Iki ndakubajije, muri iyo myaka 10 ikintu wabonyemo cy'ingenzi muri muziki mu buzima bwawe ni iki? Ikintu cya mbere, umuziki ni ubuzima bwiza. Ni ubuzima bwiza. Iyo uri ahantu hari umuziki cyangwa se hari muziki, uhora wumva utuje. Uretse wenda no kuvuga ko ari gospel bishobora kuba binahembura umutima wawe, ariko no mu buzima busanzwe umuziki ugira impact ku buzima bw'umuntu. Rero byaramfashije ubuzima bwanjye kubushyira mu muziki cyane. Mbayeho ntuje, mfite amahoro menshi. Ngira ngo yego Kristo arimo, ariko n'umuziki ubifitemo uruhare. Sam, murakoze cyane. Ndumva dufite byinshi tuza kuganira kubera ko bya byose imyaka 10 niko mbwira ni byinshi cyane. Afite experience kandi bigaragara ko atari mukuru cyane. Niyo mpamvu tuza kuganira byinshi cyane muri gospel, aza kutubwira byinshi cyane muri imyaka 10. Ariko mbere ko dukomeza n'ubundi, reka ndashaka kongera kumwakira n'ubundi mu ndirimbo, kugira ngo nabanje mwakira mu karimbo gato ko konye mwakire mu ndirimbo yindi muri ikaze Sam.
imisozi yose washoje kuzamuka n'amataba wanyujijemo inzuzi zose wanyambukije ngufitiye ijambo. Thank you. Ku byaha byose wambabariye n'indwara zose wanyijije n'imitwaro yose wanuye mfite icyo mubwira. Thank you. Sizi ukuntu bigeza, sizi n'ukubikora, icyo nzi ni kimwe n'ukunyitaho. Sizi ukuntu bigeza, sizi n'ukubikora, icyo nzi ni kimwe n'ukunyitaho. arakoze cyane Sam kubw'indirimbo nziza turirimbiye. Reka twongere tugaruke kandi tuganira nawe. Yatubwiye ko amaze imyaka 10 muri muziki. Ndagira Sam tuganirize neza, tubwire imyaka 10 muri muziki, atubwire ibintu yavanyemo muri muziki, ikindi kintu cy'ingenzi atubwire innovation afite cyangwa ari guteganya cyane imbere ye muri future yafite mu buzima bwe bwa muziki. Sam ikaze tubwire ibintu byose. Murakoze. Ikintu cya mbere navuga nakuye mu muziki ni ubuzima butuje. Ubuzima butuje bitewe wenda n'injyana z'umuziki nkunda, nakuyemo ubuzima butuje. Icya kabiri, kubera ko nkora gospel byampaye amahoro yo muri Kristo, kubera ko akenshi iyo umuntu ari umunyamuziki, abanyamuziki wenda barabyumva cyane, ikiyongereho ukaba uririmba gospel, uririmba cyangwa se wenda indirimbo ziramya Imana, ko indirimbo zose ntabwo ari ukuramya Imana nubwo zaba ari gospel, biterwa n'ibiri mu ndirimbo. So cyane cyane uko njye nkunda gukora indirimbo ziramya, byampaye amahoro yo muri Kristo, amahoro nguwe neza, nta kibazo mfite, nubwo ibibazo bitabura mu buzima busanzwe, ariko navuga ko mu ntingemba numva ntuje. Hanyuma ikindi warumbajije cy'ibyo wenda nteganya gukora, actually ntabwo navuga ko mbiteganya kuko wenda naratangiye. Ntabwo ndi umuririmbyi uririmba ku giti cyanjye ku buryo navuga ngo ndi umuhanzi runaka, ngo umuhanzi Sam, oya. Nkorera muri ministry ya worship, nkorana n'aba worship leaders, nkorana n'abaririmbyi muri rusange, ntabwo nikorera njyenyine. Mfite vision, wenda reka bari ko ngita ndeke kuvuga innovation, mvuge iyo vision yitwa The True Worship, kugira ngo yatangiye gukora, bamwe barayizi. Irimo projet nakwita ko ari 6. Iya mbere ni projet ya Spirit of Worship ica kuri YouTube, kugira ngo abantu benshi bamaze kuyimenya. Hanyuma iya kabiri ni training z'abacuranzi, duhura n'abacuranzi tugatangira tugakora, tukareba ikintu dushobora gukora gishobora gutuma tuzamuka, ko byose mbikoreramo ndi umuririmbyi n'umucuranzi. Ikindi ni training ku baririmbyi, cyane cyane aba worship leaders, kubera yuko ariyo ministry mbarizwamo. Tukiga uburyo dushobora kubaho ubuzima buramya kuruta ko turirimba. Ikindi tukiga n'uburyo bikorwa, kuko nabyo birigwa, ntabwo ari ibintu gusa biraho. Ikindi cya kane ni concert dukora, iba rimwe mu mwaka, yitwa The True Worship Concert. Nayo iba iminsi 2, umunsi wa mbere ziba ari training ku worship leaders, hanyuma ku cyumweru hakaba concert. Ngira ngo n'umwaka ushize yarabaye kwa 7, ariko kubera igihe turimo ntibyadukundira. Iyindi navuga ni worship workshop, nayo iba ngira ngo niyo ya 6. Iyo ngiyo yoyo ikorwa
nayo iba irimo abacuranzi n'aba worship leaders cyangwa se ama worship team, ibyo twiga twahita tubishyira mu bikorwa. Yego, nayo ntabwo iratangira gukora yo, ariko mu minsi iri imbere iraza gutangira bino bintu bisa nkaho bituza. Niyo projet nari ngezeho ngiye gushyira mu bikorwa, ariko ibihe biratwangira, ariko ntekereza ko Imana nidufasha mu minsi iri imbere bizaba bimeze neza. Ndumva ari ibyo. Urakoze cyane Sam, ndumva ufite projet nyinshi cyane, uvuze byinshi, ariko ndagira ngaruke ku kintu kimwe. Uvuze ko utari umuririmbyi ku giti cyawe, ahubwo uri umu worship leading. Ibyo byose uvuze bibiragana he? Ibyo byose ntabwo, ibyo byose bikorwa bitewe n'aho ariho. Bitewe n'aho ariho. Nko mu byumweru bishize hari training twakoze z'aba worship leaders bake, kubera ibihe turimo ntabwo bituma tubigira official. Hanyuma zirarangira, inaha nabwo duherutse gukora ku cyumweru cyashize nabwo izindi training z'aba worship leaders, naho turahura turaganira turiga. N'andi magambo, ahantu hose biri ngombwa bitewe n'aho Imana itujyanye cyangwa se bibaye ngombwa ko bikenerwa tujyayo. Ntabwo navuga ngo dukorera ahantu hamwe. Ikindi wenda nibagiwe kuri izo projet ni yindi ya fellowship, yo iraba, yo yibera kuri church yacu, niho nagitangiriye. Tugira fellowship yo kwiga kuramya no guhimbaza gusa, nta kindi gikorerwamo. Turaramya tugahimbaza, tukanabyiga tukabikora. Yes, ndumva ari ibyo ngibyo. Sam arakoze cyane, avuze ibintu byiza. Wiwe ntabwo ari umuhanzi ku giti cyiwe, ahubwo navuga ko ari umuntu kuramya bimurimo kandi aharanira kugira ngo worship izamuke. Ndakeka ariyo ntego yawe. Ni byiza cyane kuko nabyo muri gospel ni ibintu bifasha, tudukina aba leading worship beza cyane. Nibyo akora se Sam. Ndakeka uvuze ko bikora, warabyize nako byo ubyigisha abana. Iyo ikintu ari umuhamagaro wawe, wenda worship leading ntabwo ari impano. Worship leading ni umuhamagaro, ni calling. Rero iyo ari ibintu ari umuhamagaro wawe, njyewe wenda ntabwo urugero kugira ngo wenda bisubizo cyumvemo, Imana imereza iyi vision ntabwo nari mbizi, nanjye nibazaga uburyo nzabikora ntabizi. Ariko iyo ikintu ari umuhamagaro wawe kikubuza amahoro, niba ari ikintu kintwarira umwanya kuruta ibindi byose ngira mu buzima bwanjye, ikintu kintwara umwanya munini cyane ni ukwiga kuramya no guhimbaza. Nta shuri mbyigiramo, muri ubushakashatsi, nkigira no ku bandi bantu bafite experience kundusha, tukaganira tukamitinga. Ndabashimiye abantu tugenda duhura mukangira inama tukaganira, Imana ibahereza umugisha. Nyine ubwo bumenyi bwose ngenda mbuhuza. Ikindi kandi hari nubwo ntigisha nanjye, nkaba nahamagara umu worship umwe tuzi, wenda nakwereka nk'umwaka ushize concert twakoze uw'Imana Emmanuel waje kutwigisha. Urumva ngenda nzana umuntu bitewe n'icyo dushaka kwiga, cyangwa se nanjye ibyo nshoboye nkabyigisha. Mu yandi magambo, ndi umunyeshuri wabyo kandi nzarinda mpfa nyiri umunyeshuri wabyo. Yego, ni ibintu bihoraho, ntabwo nabyita ko nize ngo ndangize. Nta shuri mbyigamo, ni uguhura n'abantu bafite experience indusha, ndetse nanjye nkagenda nkora ubushakashatsi nkiga. Yes, nibyo. Sam arakoze cyane. Ikindi wenda Sam, iyo inspiration yose uyikomora he? Kuba ugira ishyaka ryo kugira ngo ujye mu bintu bya music cyane n'ibintu bya worship leading, inspiration yawe ukuragana he? Wenda biragoye ko mvuga ngo naha, kubera ko impano niyo ushobora kugira ahantu iturutse. Wenda nkavuga ngo mu muryango w'iwacu runaka araririmba, niyo mpamvu mfite n'amana. Ariko nkuko nabivuze, worship leading ni umuhamagaro. Imana iguha umuhamagaro ititaye aho uva, ititaye ahandi mu miryango yanyu baba babifite. Oya, ushobora gusanga no muri famille yacu ari njyewe njyenyine wakomotsemo ufite uwo muhamagaro. Ariko nabyita ko ari nk'impano cyangwa se ari nka gift Imana yanyihereye. Bitandukanye nimvuga gift ntiwumve ibingibi byo kuvuga ngo ni impano yo kuririmba, impano yo gucuranga. Nyine ni nkaho ijambo ryo navuga ngo iyo mihamagaro yose Imana yitanga uko ishaka. Yes, navuga ko nanjye yabonye ko wenda yangiriye icyizere n'ubuntu bw'Imana irabimpereza. Ntabwo navuga ngo mbikora kuri runaka, nyine ni umuhamagaro Imana yampamagariye, navuga ngo mbikora. Sam arakoze cyane, ndakeka mwabyumvishe ko afite imishinga myinshi cyane cyane muri gospel. Reka twongere tumuhe ikaze n'ubundi aturirimbira n'indi ndirimbo. Sam, ikaze. Yego.
turayakuzaniye 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 amashimwe yose turayakuzaniye 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 amashimwe yose reka ibyaremwe bishime izina ryawe nabo baremye tuguhe icyubahiro amabapfukame indimi zature kubera turayakuzaniye 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 amashimwe yose. Dusoza reka mubaze ikibazo cyane dusoza. Sam, challenge wahuye naho yo muri muziki yawe ni iyihe? Challenge ni nyinshi, wenda umuntu yavugamo nkeya. Icya mbere ni ugukorana n'abantu badafite uwo muhamagaro. Kumwe umuntu akizwa bakamubaza ati urumva ushaka kujyahe kuko yumva ko umuziki harimo ibintu nyine bidonda biryoshye, ugahita uvuga ati ndajya kuririmba kandi wenda atari umuhamagaro wawe. Abo bantu kenshi baravunana, noneho iyo wisanze bayoboye uba ari umutwaro ukomeye cyane, kubera ko ugiye gukorana n'abantu mudahuje imvune uri buvunike bo ntibayumva ko nabo ntibashobora kuvunika, bakora ibyo bashoboye ibyo badashoboye, nyine bakora ibyoroshye. Ikindi ni ugukorana n'abantu cyangwa se gukorera ahantu batumva umuhamagaro wawe. For example, wenda ushobora kuba uri nko muri church n'urugero, ariko ibintu ufite church ni abantu bo muri church cyangwa se abayobozi ba church babe bashyikira ibintu ufite ibyo ari byo, ku buryo babwira bakagira ngo ni nk'umugani uri guca nabwo utari n'ikinyarwanda, nyine bakumva ko ntabwo byumvikana mu byo kuramya muri bo, ntabwo babishyikira. Nagiye mbibona ahenshi, uretse no kuba byaranambayeho cyangwa byagiye bimba ahantu hose nagiye nkorera, byose byagendaga bisangayo, ngasanga abantu tugiye gukorana ntabwo babyumva. Kugira ngo ibikorwa byawe bishyire mu itorero byumvikane biragoye. N'ubu ngubu naho nkorera cyangwa se aho ndi ubu ngubu, kugira ngo babyumve ni uko wenda cyangwa se niba nabyita ko ari Imana yabagiyemo bashaka kubimenya, nyine ukumva barabinyotewe, nabibabwira ngo barabyumva. Ariko challenge ikomeye cyane ni ugukorera ahantu batumva umuhamagaro ufite, uko umuhamagaro uratwika. Niba nabyita ko twika, wumva utari hamwe bitarakora. So iyo ugiye kubikorera ugasanga abantu bagiye kwakira ibyo bintu ntibabyumva, ntibashaka no kubimenya, birakubangamira. Akenshi ari abantu bahita bacika intege, ariko umuhamagaro ntabwo ucika intege, urakomeza ugahatiriza ko Imana ibikuzanye kugira ngo abo batabyumva babyumve. Sam, urakoze cyane. Wenda ni iki kintu wabwira abantu baba mu rusengero mu macaciz ariko bajya bitinya bumva ko batakora ibintu byabo, wenda ngo bakora indirimbo zabo, abantu bajya bitinya mu macaci cyane cyane muri ino kariyeri n'ubundi urimo turavugaho ya gospel? Ikintu cya mbere nabwira abaririmbyi ni ukubanza ukamakinga sure ko ibintu urimo ari umuhamagaro wawe. Hari igihe ushobora gusanga ukoze protocol, nibwo wakumva ibohokeye. Nyine ari abantu bakora ibintu atari impano yabo, nyine cyangwa se atari umuhamagaro. Reka mbyite umuhamagaro ko wenda iby'Imana tube tubishyize hasi, wenda tubyite umuhamagaro kuko ibi ni gospel kuruta talent. Noneho hari igihe usanga umuntu akora ibintu bitari ibye, bikamuvuna bikamugora, nyamara akoze ikindi kintu byagenda neza kandi ibintu n'umugisha. Kandi ukoze ikintu ukagikora utagikunze, ukagikora wumva wanga, nta mugisha ukiboneramo. Icyo nabwira abaririmbyi, making sure yuko ibintu ukora ari byo Imana iguhamagarira. Niba atari byo, amahirwe aracyahari, bwira Imana ikubwira impano yawe cyangwa se umenye umuhamagaro wawe. Ikindi ku bantu bitinya, hari abantu babihamagarirwa koko bumva binabarimo ariko bagatinya. Ikintu cya mbere
ni ugutinyuka kubera ko ubwoba buva kuri satani. Satani niwe uzana ubwoba mu bantu. Nakubwira ngo tinyuka usenge Imana, ibintu byose reka tubishyiremo Imana kubera ko ibintu ni iby'Imana ntabwo ari ibyacu. So nakubwira ngo usenge Imana igukuremo umwuka w'ubwoba kubera ko ni umwuka wa satani. Nurangiza uzatinyuka. Ushobora gusanga wenda ikindi nababwiraho kuri icyo ngicyo, hari abantu baba basonzeye n'ibintu biturimo, ugasanga wenda wowe Gloire niba uri umuririmbyi nanjye ndi umuririmbyi, ugasanga hari igice kimwe Imana yagennye kizahembuka kubera ko wageze, njyewe nahagera sigihembuke. Kubera iki? Ntabwo ari bo bantu Imana yangeneye, ariko hari abandi, hari ahandi nanjye ushobora kujya nubwo waba undusha gute, njyewe ntabizi, ariko ko ari Imana yaneguriye nahagera imitima ikabohoka. Wowe wahagera unabizi bikanga bikaguma kwa kundi. Rero nababwira ngo nimba ari umuhamagaro wawe ukaba ufite ubwoba, menya ngo hari abantu barimo barapfira mu byaha Imana yagennye uzahembura. Rero tinyuka kubera yuko iby'Imana gushyizemo hari benshi bizahembura. Ndumva ari ibyo ngibyo. Sam arakoze cyane, atuganije byinshi kandi by'umumaro cyane cyane abantu bo muri gospel cyangwa baba worship leader bakeneye muri iyi minsi. Rero reka dusoze n'indirimbo yanjye na Sam dusoza. Karibu. Dore ugiye kwira aho umuntu atabasha gukora, yobora intambwe zanjye gume mu mucyo wawe, mamavuta witabaza mwami wanjye merenaka, ubwo uzaza uzambonere kure mwami wanjye tuzajyane, mamavuta witabaza mwami wanjye merenaka, ubwo uzaza uzambonere kure mwami wanjye tuzajyane, mwami wanjye tuzajyane. Sam twaganiriye byinshi cyane, yatuganirije byinshi cyane muri karere ya muzika cyane cyane muri gospel. Yakoze cyane, turamushimiye Sam, urakoze. Nakoze namwe. Turakoze cyane Sam. Byose mwabonye ni kuri God's Talent TV. Mukomeze kuryoherwa kandi bimwe gikora comment nyazo yakenewe kandi mwiyo gikora subscribe. Murakoze cyane.